Shalom shalom, tubahaye ikaze hano kuri Time to Know, aho dukoresha amagambo make ariko akabasha gushimangira ubwenge bwacu bwa buri munsi. Ndagusuhuje cyane, ngo fata akanya gato utuze, ubanze uganire n'umutima wawe mbere yo kugira andi magambo yose wumva. Ese wumvise iki? Ese umutima wawe ukuganirije iki? Uyu munsi ndakwibutsa ko udakwiye gusuzugura intambwe iyo ari yo yose uteye mu buzima, nubwo yaba nto cyane, kuko ibasha kukugeza aho ushaka kujya. Akenshi na kenshi tujya tubona intambwe nto duteye ntacyo zitumariye, tukumva ko ibyo dukora bidatanga impinduka kuko bitagaragara ako kanya. Nyamara burya ukuri ni uko ibintu byose tubonesha amaso bikomeye byatangiye ari bike ndetse ari bito cyane, rimwe na rimwe bitanagaragara, ba nyirabyo batabibona cyangwa ngo babone icyerekezo cyabyo. Burya iyo umuntu yiyemeje gutera intambwe nto buri munsi, aho gushaka cyangwa kugerageza gusimbukira icyarimwe urugendo rwose ngo agere iyo ajya vuba, nibwo agera kure kandi atiriwe ananirwa. Burya gahoro k'akanyamasyo byakagejeje iyo kajyaga. Njye nawe reka twibaze, ni iyihe ntambwe nto nagerageje gutera uyu munsi, niyo yaba ari nto cyane itagaragara, utabasha no kuyisobanura undi muntu, ariko izangeza aho nifuza kugera ejo. Niba ndakwibutsa uyu munsi igufashije gutekereza neza, ukumva umutima wawe wongeye kwisubiraho, komeza ugume hano kuri Time to Know. Ku munsi ukurikira dutegura indi ntambwe nubwo yaba nto cyane. Dusubire ubutaha, ndabakunda cyane.